Uyu munsi nk'uko bisanzwe ni kuri Edutainment Official, tugiye kubagezaho uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ku rubuga rwa MIS. Nta kindi kintu dushaka kubigisha kwishyura usibye amafaranga y'ishuri ndetse cyane cyane ishuri rikuru ry'ubuzima. Rero ubwo buryo buroroshye cyane, ni ku ikoranabuhanga, ni ibintu byoroshye cyane bidasaba gufata brodero cyangwa se resi mu ntoki, kwa kundi nyine abanyeshuri bagenda barikarama ngo brodero yatakaye, cyangwa se ababyeyi bashaka kwishyurira bakabura uburyo bakohereza brodero wanayijyana ku kigo bakayanga. Ubu buryo rero buroroshye kandi burizewe, ni nabwo buryo bwonyine busigaye bukoreshwa muri iri shuri ry'ubuzima. Rero n'abitinzeho, ushobora kuba ufite nk'agatelefone nk'aka ngaka, murabona ni ka kandi ka Airtel, ntibigutere ubwoba, kwishyura birakunda kandi birizewe. Rero icyo nshaka kubabwira muri aka kanya, tugiye kubagezaho bumwe mu buryo cyangwa se n'ibikenerwa kugira ngo ubashe kwishyura kuri iyi sisitemu. Ubu buryo burareba abanyeshuri basanzwe biga muri iri shuri ndetse n'abandi bashyashya bashaka kuza kwiga, kandi nk'uko iminsi izajya igenda ikurikirana, tuzajya tubagezaho n'ibindi bintu ushobora gukorera muri iyi sisitemu, kuko ifite ibintu byinshi. Muri byo harimo kwapurayinga ku bantu bashaka kwigira kuri scholarship, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, gukuraho ibyangombwa ku bantu bahize, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ibyo byose turabibagezaho. Rero tudatinze, tugiye kubanza turebe ese ni ibiki bikenerwa kugira ngo ubashe kwishyura ukoresheje iyi sisitemu. Iyi sisitemu nk'uko nabibabwiye, ni sisitemu yishyura online, bayihuje n'urubuto ndetse bikorera kuri BK. Rero ikintu nshaka kugira ngo mbamenyeshe, iyo ushaka kwishyura urabanza ukabitsa amafaranga yawe kuri mobile money, ayo ushaka kwishyura uko yaba angana kose. Then noneho ukajya muri sisitemu ukandikamo MIS. Ubwo iyo mvuze muri sisiteme, ujya muri Google Chrome cyangwa se kimwe ukajya muri Firefox, cyangwa se kimwe ukajya kuri internet. Ku bantu bakoresha mashini barabyumva se, cyangwa kimwe telefone, ni ukujya muri Google Chrome. Wamara kujya muri Google Chrome, nta kindi wandikamo, usacingamo MIS akadomo ruhaya akadomo org, noneho ugahita ubona website. Cyangwa se kimwe waba utazi gusacinga, ukareba umuntu uguha link bari basanzwe bayishyuriraho, noneho ugafollowinga link kugira ngo ubashe kwishyura. Iyo ubashije kugera muri iyi link rero, ikintu ubanza kubona ni iki. Uhita ubona ahantu handitse login se cyangwa kimwe register. Ahangaha rero ku bantu basanzwe biga muri Ruhaya, baba barabakoreye username bari regi number yabo, noneho hasi hajyamo password, nayo password baba babigiye iyo bazajya bashyiraho ko ari iyo ku bantu bose ibarimwe. Gusa iyo ushatse kuyihindura nabwo urayihindura, kandi ni ibintu byoroshye cyane. Aha rero wandikamo regi number yawe ukurikije kwa kundi iba yanditse, harimo n'udukoni dutambitse kakandi kaberamye muri regi number yawe, noneho ukabasha kuba wayikoresha. Turi bubereke rero uburyo iyo regi number ibikoze n'ubu ngubu, uko uri kubona aha ngaha yanditse uko bimeze. Warangiza ugashyiramo password, noneho ugashyiramo login. Rero iyo bimaze kugenda gutyo, umaze kwinjira muri system, uhita ujya ahantu hasi handitsemo create invoice. Ni ku bantu hari akamenyetso ko guteranya, akangaka muri kubona aha ngaha kanditsemo guteranya, ugagakandaho ukajya gucreatinga invoice. Nta kindi kintu rero bakubwira, uhita ubona intake yawe wigamo, noneho ugahita ujya kuri select services. Wajya kuri select services ugakoramo, ugahita haza amaserivisi atandukanye nk'uko muri kuyabona aha ngaha ku ruhande. Ayo maserivisi harimo accommodation, tuition fees, n'ibindi byangombwa bitandukanye, registration proof, registration fees. Ikintu cyose ushaka aha ngaha kuri system kirimo, kandi ibintu byiza kandi byihuta. Rero iyo umaze guselegitinga, urugero nk'ubu nkanjye ngiye guhita nselegitinga tuition fees nayiselegitinze. Iyo umaze kuyiselegitinga, hasi hahita haza amount. Aho ngaho haza amount, uhita wandikamo amafaranga ushaka kwishyura. Gusa aho bitandukaniye, accommodation yo ni 30 birazwi. Iyo ugikoramo save fees ukahitamo hostel fees, amafaranga ahita yandikamo ni 30 biba bigikenewe yuko wowe uyandikamo. Aha ngaha rero wowe uyandikiramo, kuko ushobora kwishyura make cyangwa kimwe kwishyura menshi bitewe nayo ufite. Njyewe rero ngiye guhita nandikamo 81,000. 81,000 murabona nabyanditsemo, ndahita njya kuri save. Noneho nimara kujya kuri save, murahita mubona ahantu hahita hakosora kuko yuko
I successfully created an invoice. Noneho ubwo nimara gucreatinga iyo invoice ndahita njya hasi, murabibona namwe hano ukuntu biri kugenda. Noneho mpitamo akantu kanditseho pay. Hejuru y'akantu kanditseho pay hari akantu k'akamenyetso ko gukuba, murakabona kariya. Iyo ugakozeho buriya uba ugiye gusiba ibyo wari ukoze. Rero ibyo gusiba ntabwo ari byo tuba dushaka ahubwo kugira ngo twishyure. Ubwo uhita ukanda hariya kuri pay, umara gukanda hariya kuri pay, then noneho ubwo hagahita hazamo uburyo bwo kwishyura. Uburyo bwo kwishyura ubwo uhita selectinga serivisi wahisemo, n'ubundi iba yiyanditsemo, ubundi ukayikoraho, hasi hagahita haza umubare w'amafaranga wari washatse kuri bwishyure, mbari ko bivuga. Noneho hasi yaho ugahita selectinga method uri bwishyuriremo, ni mobile money cyangwa kimwe ni Airtel. Gusa uburyo bwiza kandi bwizewe koresha MTN mobile money, dore ko ari naho ubasha kubona umuntu ushobora kukubikiriza amafaranga aho wajya hose. Hasi rero hari ahantu handitsemo yuko ushyiramo nimero, murabona ko hari handitsemo 25 ubwo uhita ukurikizaho 78 ugakomeza nimero ya MTN mobile money, noneho cyangwa se mu kimwe ko wakoresha 079 ubwo ugahita wandikamo 79 ugakomeza. Noneho hasi hari ahantu handitseho agree terms and condition, kara kantu nako wibuke ugakandemo navivure kuko utabivuyemo hariya ntabwo byakunda. Noneho numara gukora ibyo byose umaze kuvuga haruguru, urahita ukanda hariya handitse ngo pay now. Noneho kuri pay now urabonamo kari akantu kari kugenda kikaraga kuko gasacinga, buriya hari message bashobora kuba bakohereje kuri mobile money yawe, nako nakabereka. Dore ngaka karaje, murakabona ukuntu kaba gateye. Ahangaha uhita wemeza ugashyiramo rimwe, noneho bagahita bagusaba gushyiramo pin yawe cyangwa kimwe umubare w'ibanga wa mobile money. Gusa iyo umaze kuwishyiramo hacamo akanya gatoya kugira ngo bemeze inyishyu, noneho ugajya ukabona baranditse ngo you have successfully paid. Ahangaha ubona message ebyiri. Message ya mbere biturutse kuri mobile money yuko wishyuye, indi ya kabiri biturutse ku rubuto bakwereka yuko wishyuye. Icyiza cyayo rero, izo message ntabwo zijya zisibama kuko iyi system neza ihuje na email yawe baguhaye, kuko kuri email naho urahasanga message. Kandi muzi yuko ibintu byose bikorewe kuri email bitajya bisibama kereka ari wowe ubisibye. Rero buryo nibwo bwizewe kandi turashishikariza abanyeshuri bose kujya abari bwo bakoresha, reka ari uburyo bwiza kandi bwihuta butazana igihombo kimwe na kimwe nko gutabwa urugero cyangwa mu kimwe kwanga kwemeza yuko wishyuye. Mu bisanzwe amafaranga aratakara iyo ufite mu ntoki. Rero twabagira inama yo gukoresha ubu buryo kandi buroroshye kandi buranizewe. Ni kuri Edutainment Official TV rero, mwari muri kumwe na Tangaji Official. Kubamenyereye amazina yanjye ni Tangaji Official mu yandi magambo. Izindi video tuzajya tuzibagezaho uko iminsi izajya igenda ikurikirana, kandi ndizera mwanyuzwe buri umwe wese yabimenye. Ufite ikibazo rero yaduhamagara kuri izi nimero tukabasha kuba twamufasha mu bintu bitandukanye bikorerwa kuri online. Ahangaha turahari. Ciao ciao.